Yavutse mu gihe u Rwanda rwari ruri mu nduru, akura ahanganye n'intambara z'iburyo n'ibumoso, na n'ubu rukigeretse. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi. Icyo gihe abakoloni bari barazonze u Rwanda, ingoma ya cyami iri kugana ku iherezo, umwuka wari mubi mu gihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, abatutsi batangiye kumeneshwa bikomeye mu cyiswe revolution. Bamwe baricwa, barasenyerwa, inzu zabo ziratwikwa, abandi barahunga. Icyakurikiweho yari inzira ikomeye y'ubuhunzi. Paul Kagame wari uruhinja rw'imyaka 2, we n'umuryango we bavuye mu Ruhango mu majyepfo bahungira mu Mutara, bahamara imyaka 2. Tariki ya 6 Ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, berekeje muri Uganda. Gusa mu nzira bagenda, we n'umubyeyi we Asteria Rutagambwa baza kwisanga banyuze ukubiri na se, kuko we Deogratias Rutagambwa yanyuze i Burundi, yambuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yari Zaire, i Bukavu, agera i Goma, aho yavuye ajya muri Uganda. Ari naho yongeye kubonanira n'umuryango we, bahuriye ahitwa Kamwezi i Kabare ho muri Uganda. Rutagambwa yari umuntu wiyubashye cyane ko yari umunyemari washinze Trafiporo mu 1955. Akora ubucuruzi bwo kohereza ikawa hanze n'ubundi bushabitsi bwamuhaye amafaranga menshi. Yari muri bake mu gihugu bafite amafaranga bya nyabyo, ibintu bitari bisanzwe muri icyo gihe. Ubuzima bwo mu buhunzi bwarabagoye we n'umuryango we, kuko byageze naho Asteria afata isuka arahinga. Gusa Rutagambwa we aza kugorwa n'iyo mibereho ataramenyereye, ku buryo byaje no kumuviramo urupfu mu 1972. Uko niko Paul Kagame yisanze mu buhungiro, mu gihe ba Gitera bari barasizoye bakora amategeko agenga igihugu, nako 10 y'abahutu mu mbabarire. Ubuzima bubi Kagame yabayemo akiri muto, imibabaro yahuriyeyo nayo mu buhungiro, byatumye mu mabyiruka ye yarahoraga aganira n'inshuti ye Fred Rwigema, byatuma bagira igihugu, bakagira aho bita mu rugo. Ibi byose byerekana uburyo ubuzima bwa Paul Kagame ari urugamba rusa. Guhera mu bwana bwe yaharaniye kubaho, aharanira kugira igihugu, kugeza no ku ntambara yo kugihesha agaciro n'iterambere. Yarwanyije abatesi n'abibone, arwana intambara zirimo izo hanganyemo na ba Gashakabuhake, abaja babo n'abandi benshi badacira kari urutega, yaba yo ku giti cye cyangwa u Rwanda. N'ubu urugamba ruracyari rubisi, nubwo imyaka itabarika imaze kuba myinshi. Uramutse wanditse igitabo ku ntambara Perezida Kagame yarwanye, nta gushidikanya ko washirirwa na wino, mu gihe washaka kwinjira mu mizi ya buri rumwe ku rundi. Impamvu si uko zitandikika, ahubwo niko ari uruhumbirajana. Ziheriye mu mashyamba ya Uganda akiri umusore, zikamwambutsa mu Rwanda abohora igihugu, kugeza no kuya Who are you ikirimbanyije magingo ye. Ubwo hagati aho hari izindi zagendeyemo intumva. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, ubwo yari muri Uganda nk'impunzi, icyo gihe we n'urundi rubyiruko rw'Abanyarwanda bari barahejwe mu gihugu n'ubutegetsi bubi. Byabaye ngombwa ko biyunga ku ngabo za Museveni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 79 mu rugamba rwo kubohora Uganda. Mu gitero cyabimburiye urugamba rwo kubohora Uganda ku itariki ya 6 Gashyantare mu 1981, Paul Kagame yari umwe mu bayoboye abasirikare 27 bari bafite imbunda. Batera ikigo cya gisirikare cya Kabamba mu karere ka Mubembe, mu birometero 120 uvuye Kampala ho mu mujyi w'umurwa mukuru wa Uganda. Ingabo yari kumwe nazo nizo zakigezeho bwa mbere, zinabohoza intwaro ziri muri zibanze zifashijwe mu rugamba nyirizina rwagejeje Museveni ku kubohora Uganda. Muri NRA ya Museveni, muri iyo myaka y'intangiriro y'1980, Kagame yari ashinzwe ubutasi, inshingano yakoraga afatanyije no kuyobora ingabo. Bose bari bamuzi ikinyabupfura, ubuhanga ndetse no kuba wa muntu utavugirwamo, kandi yari muto mu myaka, kuko icyo gihe
yari afite imyaka 25 yonyine. Nubwo Abanyarwanda barimo Paul Kagame bari mu bibanze bafashije Museveni kubohora igihugu ndetse babigeraho mu mwaka w'1986, byarangiye abigijeyo buhoro buhoro. Bamwe boherezwa kwiga hanze, abandi abaha indi mirimo kure y'umujyi. Muri icyo gihe Paul Kagame yoherejwe kujya kwiga muri Amerika mu ishuri rya gisirikare riri ahitwa Fort River Wolf muri leta ya Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye kwiga mu mwanya ubusanzwe wari uwa Rwigema Fred. Urugamba rwo kubohora Uganda rwamuteguye muri byose, yaba mu bumenyi, mu bya gisirikare, ubutasi, imiyoborere n'ibindi byinshi byamufunguye mu ntekerezo. Itariki ya mbere Ukwakira umwaka w'1990, General Fred Rwigema n'abandi Banyarwanda babarizwaga mu ngabo za Uganda. Icyo gihe bagabye igitero gitunguranye i Kagitumba mu Mutara. Gusa ntibyagenda neza kuko ku munsi wa kabiri w'urugamba Rwigema n'abandi benshi mu basirikare bakuru basize ubuzima. Paul Kagame wari majoro mu ngabo za Uganda acyumva ayo makuru yihutiye kuva muri Amerika acikirije amasomo ye, asubira muri Uganda ajya gutabara ku rugamba kuko byari byadogereye. Yahise asimbura Fred Rwigema nk'umuyobozi w'ingabo za APR, Armée Patriotique Rwandaise. Yahise ahindura uburyo bw'imirwanire, akura ingabo mu Mutara azijyana mu Birunga. Habaho kwisuganya mu bikoresho, mu mubare w'ingabo, kugarura morale y'abasirikare, noneho urugamba rurambikana karahava. Amateka y'ibyabaye hagati y'1990 n'1994 ari umuyobozi w'inyeshyamba ni maremare, ariko muri make ni imyaka yaranzwe no kuyobora urugamba, atuye mu ndake, arimo ibihe by'ibiganiro ndetse n'ibindi byinshi. Gusa muri byose APR yasanze ijegajega, yarayubatse ihinduka umutwe w'ingabo z'intarumikwa zazengereje inzirabwoba n'interahamwe za Habyarimana, abambari babo b'Abazayirwa ndetse n'Abafaransa bishyira kera. Muri Mata 1994 ho byari rurangiza, kuko leta yari iriho yatangiye gushyira mu bikorwa umugambi wo kurimbura Abatutsi. Urwari urugamba rwo kubohora igihugu ruhinduka urwo guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Nyuma y'imyaka 2 Jenoside ihagaritswe, hadutse urugamba rushya rutari rworoshye. Icyo gihe Paul Kagame yari visi perezida, imirimo yafatanyaga no kuyobora Minisiteri y'Ingabo. Hirya y'umupaka w'u Rwanda na Zaire hari huzuye ingabo za Exfar zari zaratsinzwe n'interahamwe, zibumbiye mu nkambi zinyuranye zari zihari, zirara amanywa nijoro mu myitozo yo gutera u Rwanda. Icyo gihe rwari rwarabohowe. Aho niho havutse intambara y'abacengezi yayogoje cyane cyane amajyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu hagati y'1996 n'2000. Mu kwica Gitera n'ikibimutera rero byasabye ko hafatwa ibyemezo bikarishye, birimo no gusenya Zaire, hakabaho gusenya na za nkambi, gutahukana impunzi, bivamo no gukura mu mbuto ku butegetsi intebe yicazwaho Laurent Désiré Kabila. Iby'intambara y'abacengezi, gucyura impunzi no gukura mu mbuto Seko ku butegetsi nabyo ni birebire, ntiwabivuga ngo ubirangize. Biri mu madosiye yari akomeye yari ku meza ya Kagame hagati y'1996 n'2000. Kabarebe ni umuhamya wabyo. Mu mwaka w'2000 Kagame yabaye perezida w'inzibacyuho, nyuma y'aho inteko ishinga amategeko yari imaze kweguza Pasiteri Bizimungu wari perezida icyo gihe. Muri icyo gihe intambara ya Kongo yari iri kugana ku musozo, y'abacengezi itangiye kuba amateka. Intwaro zisubizwa mu bwubati, atangira urugamba rushya rwo kubohora igihugu ndetse no kucyubaka mu buryo bw'ubukungu. Urwo rugamba rwahereye mu guhindura imyumvire mu ngeri nyinshi, imbaraga zishyirwa mu butabera n'ubumwe n'ubwiyunge no kuvugurura inzego. Havuguruwe itegeko nshinga, ibirango by'igihugu n'andi mavugururwa menshi yakozwe mu gihugu. Mu mwaka w'2003 Perezida Kagame amaze gutorwa muri manda ye ya mbere, umuntu yavuga ko aribwo u Rwanda rwatangiye urugendo rwa nyarwo rw'iterambere. Ku gihugu cyari kivuye mu bihe by'icuraburindi n'umwijima, ubutabera yari ingingo y'ibanze muri byose. Ku ikubitiro
Mu mwaka w'2001 hashyizweho inkiko gacaca zicira imanza mu buryo bwa rusange abakoze jenoside. Zashoje imirimo yazo ku wa 18 Kamena umwaka wa 2012. Icyo gihe cyose zaburanishije nibura abantu bari hagati ya 1,951,000 n'abantu 348. Icyo gihe Perezida Kagame yavuze ko zahinduye byinshi mu mibereho y'Abanyarwanda birenze ubutabera. Urugamba ntirwari rurangiye, ahubwo hakomeje indi mu isura nshya yo kuburanisha Abanyarwanda mu mahoro bishingiye ku bumwe n'ubwiyunge. Byakozwe hashingirwa imbere kuvugisha ukuri, nibyo byari ngombwa cyane. Abakoze ibyaha basaba imbabazi. Kagame ati ukuri kuromora. Iri ni hamwe ubumwe n'ubwiyunge bw'u Rwanda bwubakiyeho. Ibintu byo kwibona mu moko mu Rwanda riyobowe na Kagame byaramaganywe. Abanyarwanda bigisha ko ari umwe kandi barabimira bibajya mu maraso koko. Gahunda iba ndi umunyarwanda. Imwe mu ntambara Kagame yarwanye mu myaka ye ya mbere nka perezida w'u Rwanda yari ijyanye no guca akarengane, aho abakomeye bari barakomeye koko maze bakigwizaho imitungo koko kakahava. Mu ntara y'Iburasirazuba byari ibindi kuko hari bamwe mu bantu bari bafite amasambu manini cyane koko. Intambara yo gusaranganya ubutaka bamwe ntiyabayumvaga, bati Kagame agiye kwigerezaho. Abandi bati aba bantu ko ari ibikomerezwaho, abo bazamuviraho indi imwe twagira dute? Nko muri Mutarama 2008 ubwo yari mu karere ka Kayonza, ubutaka busaga hegitari 2,000 bwari bufitwe n'abayobozi batandukanye muri guverinoma hamwe n'abasirikare bwasaranganyijwe abaturage. Abari bafite ubutaka bunini basabwe gutanga hegitari 25 zigasaranganywa abantu batari bafite amasambu icyo gihe. Ubutaka bwasaranganyijwe muri Kayonza harimo ubwo wari guverineri w'intara y'Uburasirazuba icyo gihe Theoneste Mutsindashyaka, wari ufite nibura hegitari 105. Wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutaka Patricia Hajabakiga yari afite hegitari 56, n'ubwambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa James Kimonyo icyo gihe yari ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yari afite hegitari 176. Abandi barimo abari abasirikari bakuru bari bafite ubutaka bufite hegitari 119, 199, 380 ndetse na 384. Iyi ntambara yari itoroshye yashyizweho akadomo. Abantu baratungurwa. Abari bamaze igihe bicira isazi mu jisho babasha kubona uko bagira icyizere cy'ejo hazaza. Abo bakomeye nabo bumvishwa ko kwigwizaho ibintu atari bwo bukire. Muri 2018 Perezida Kagame yavuze ko iki kibazo cy'isaranganywa ry'amasambu cyafashweho umwanzuro wa politiki kuko kitashoborwa n'imanza. Icyo gihe yavuze ko umuntu wese washaka gukemura iki kibazo mu bundi buryo yaba ashaka gutera igihugu akajagari, kandi Kagame ibyo ntabikozwa mu Rwanda. Muri za ntambara uruhumbirajana za Kagame, indi ikomeye yarwanye yemye niyo abantu bamuvangiraga. Ba bantu avuga A bakumva B, nako bagafunga amatwi ntibashaka kumva. Abo ni bamwe muri abari barambirije ku mugambi wo kwigwizaho ibya rubanda n'abandi. Mu nzego hafi ya zose z'igihugu, hera mu gisirikare ugere mu zindi zitandukanye, abo bose bagiye babura aho bamenera bakayabangira ingata bagahunga. Urutonde rwabo narwo ni ikindi gitabo, kuko bahera kera ku bwa Twagiramungu Faustin bakambuka mu basirikare nka Kayumba Nyamwasa ndetse Patrick Karegeya kugera ku b'ejo bundi twavuga nka Sergeant Kabera Robert. Abo biyongeraho abandi bari mu zindi nzego nka Theogene Rudasingwa ndetse na Gerard Gahima, baruhukiye ishyanga bagashinga umutwe urwanya u Rwanda, bakiyemeza no guharabika Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Kimwe mu bindi Perezida Kagame yakoze ni urugamba ruganisha u Rwanda ku butabera cyane, ku buryo abazajya bakora ibyaha bazajya bakanirwa urubakwiriye bakagororwa. Muri urwo rugamba ariko yasigaranye n'ukuboko kubabarira abakubiswe akanyafu, bakagaragaza ko bazisubiraho nubwo hari abo ingabire yo gukosoka yanga bagakomeza kwikurunga mu isayo.
ntiwabara umubare w'abayobozi bafunzwe bakoze ibyaha bitandukanye, guhera kuri abari ba minisitiri b'intebe, nako nari nibagiwe wari perezida wa repubulika hambere wacumbikiwe muri 1930, nako muri 1930, icyo gihe yari gereza ya Nyarugenge. Imwe mu ntambara igoye Perezida Kagame yarwanye ni uguhindura imyumvire y'Abanyarwanda, kumvisha umuntu wakuze atazi kwambara inkweto icyo ari cyo, ko ubu akwiriye kugira isuku, agakaraba, akisiga. Byari ibintu bikomeye, abaturage kubyumva byaragoranye. Niba warabaye muri Kigali mbere y'umwaka w'ibihumbi 2000, ushobora kuba wibuka umuntu wabaga ku muhanda uzamuka kuri Ecole Belge unyuze kuri Sky Hotel, cyangwa se ikindi giti cyabaga hafi ya CHK cyari cyarahindutse umweru kubera inkari z'abahisi n'abagenzi. Ibyo byajyanaga n'ibikororwa n'amacandwa ahantu hose, aho abantu nta kabanga bihaga, ahubwo bagakora ibyo byose mu muhanda batitaye no mu ruhame. Inshuro nyinshi Perezida Kagame yakunze kumvikana avuga ko ibyo bintu bidakwiriye, Abanyarwanda batangira kubicikaho. Hatangiye gushyirwa ibyapa hirya no hino bivuga ngo birabujijwe kwihagarika hano, uzafatwa azahanwa. Izi ntambara zo gusirimura Abanyarwanda zajyanye n'isuku yo ku mubiri, naho bagenda basobanukirwa. Umuganda ushyirwamo ingufu, hatoragurwa amashashi n'amacupa yabaga anyura hirya no hino. Perezida Kagame yigeze kuvuga ko hari ubwo yigeze kujyana umwana ku ishuri kuri Green Hills, mu nzira atahabona amacupa, arahagarara asaba abantu ko akurwaho. Ubwo uwo mwere ukwiye i Kigali, i Bweyeye no mu Kiderenga ho mu Gatsata. Ubu kutambara inkweto bifatwa nk'uburwayi, mu gihe gucira hasi byo ari ishyano. Gutendeka mu modoka byabaye amateka, ari nako tutazi uko umuntu uri kuri moto utambaye kasike yaba asa. Amavunja yo yagiye nka Nyomberi mu gihe bwakitangiye kuba amateka. Mu mwaka wa 2018 yigeze kubwira abayobozi ati, abaturage bacu bareke kurwara amavunja, bareke kwicwa n'amavunja rwose, ibi ntibikwiye muri iki gihugu habe na mba. Mu myaka y'ibihumbi 2000 iyo watemberaga ahantu hatandukanye, wabonaga abantu bahekenye ibintu ukaba wagira ngo ni shikarete, kandi ubwo ngo ni igikamba, bari kwivura ikirungurira n'izindi ndwara nk'uko babyizeraga. Abandi nabo bakaba banyungutira ibintu utamenya, mubabaza ati ni iki, ati ni ubugoro. Iyo myumvire n'imigirire yajyanye na Nyakatsi, kuko rwari rumwe mu rugamba rukomeye rwaranze manda ye ya mbere. Mu myaka y'ibihumbi 2000, Nyakatsi zari ziganje cyane mu bice by'icyaro ku kigero cya 12%, naho iby'inzu zari zihari mu gihe 42.6% zari zisakaje amategura. Icyo gihe abaturage bubakishije amategura bahawe amabati. Abari bari muri Nyakatsi naho hakorwa umuganda wo kububakira. Perezida Kagame nawe ntiyasibaga ibyo bikorwa, kuko kuri 27 Werurwe 2011 yari mu murenge wa Kanyinya mu kubakira abakuwe muri Nyakatsi. Ibyo byakozwe ubutitsa mu bice byose by'igihugu, kugeza aho ubu ngubu Nyakatsi yabaye amateka. Muri iyo myaka kandi uwafunguraga radiyo yakubitanaga na Gashuhe na Kibihira basobanura uburyo mine yica kandi ikamugaza. Icyo gihe abaturage bagiriye inama yo gutanga amakuru ahantu hose babonye ibisasu, aho babibonye bakabimenyesha abayobozi. Nuko rero muribuka umunsi bavugaga ko hagiye kuba imperuka, ibyo murabyibuka, ngo mugure buji ubundi mwitegure kujya mu ijuru mudapfuye. Nuko reka sinakubwira, murazigura koko. Amashapure muyatamiriza ku miryango y'inzu ngo hehe n'isi. Mu Rugwiro hari hashize amezi make bemeje gahunda buri wese yumva ko ari inzozi, yitwaga Vision 2020. Yerekaga umunyarwanda ko nakora ashishikaye igihugu cye kizahinduka burundu. Ubwo abantu barakoze karahava, abo mu biro kugeza ku bahinzi, maze ab'imari nabo bagatera imibare bavuga bati bigomba guhura uko byagenda kose, ku buryo tuzagera muri 2020 umunyarwanda yinjiza amadolari 900 ku mwaka. Abagabo bo kubihamya ni benshi, twavuga nka Dogiteri Donald Kaberuka. Bigeze mu mwaka wa 2011 icyizere cyatangiye kuboneka, gahunda iravugururwa mu ngeri zose. Umutungo w'umuturarwanda ugera ku madolari 240. Magingo aya u Rwanda rwari inzozi twararutashye,
turabarira iminsi kuri viziyo nshya ya 2050. Gusa ariko bigeze hagati muri viziyo 2020 abera bati nta nkunga tubaha. Kagame aretaye mu matwi ati ibyo tubipfe, mugumane ibyanyu tuzabaho n'ubundi, simwe muduha umwuka duhumeka. Mu Gushyingo 2011 nibwo hatangiye gahunda yo kwigira, bikorwa Abanyarwanda bishakamo ibisubizo byo kwikemurira ibibazo. Icyo gihe Agaciro Development Fund nibwo katangiye, buri wese atanga umusanzu uko yifite. Murabyibuka n'ejo bundi, tuzabirambura ubutaha uburyo abantu bitanze. Ubu nyuma y'imyaka 11 ikigega Agaciro Development Fund kimaze kugeramo miliyari 248 z'amafaranga y'u Rwanda. Ya mirire mibi twigeze kuvuga haruguru, Perezida Kagame yasanze nta bundi buryo bwo kuyirwanya bitari indyo yuzuye. Muri 2006 ubwo yatangije gahunda ya Gira inka, Abanyarwanda b'ingeri zose bahabwa inka. Abari baciye akenge icyo gihe muribuka uko byabaga bimeze. Ubwo ikamyo itwaye inka yageraga mu gace mutuyemo, mu mudugudu, mu rusisiro rwanyu, umuturage yayishoreraga yicyuye iwe, yiterera ibicu, akayigaburira neza cyane ko imirimo yari yaracuyemo amatarasi y'indinganire mu kurwanya isuri, maze iterwaho ubwatsi burimo urubingo, steriya ndetse na tereburisakuma. Yasuturiraga mugenzi we yishimye koko, amata akayahereza abana be bagakura neza. Ubu inka zigera hafi ku 400,000 zimaze gutangwa muri iyi gahunda ya Gira inka. Muribuka amavomo yubakwaga mu ibanga ry'imisozi, avana amazi mu isoko iri hafi aho, hanyuma uruhombo bakarwubakira ahantu na sima nziza cyane. Kera abantu bavugaga ko bagiye kuri kano kuvoma, nabwo kandi kubona amazi bikaba ingumi. Abibuka inkomati, ubwo nyine murumva ibyo ndi kuvuga. Icyo gihe bwari ubusirimu bukura Abanyarwanda ku kuvoma mu mariba cyane ko habagamo n'ibiroho. Ubu iyo ntambara yabaye amateka kuko uyu mwaka urasiga Abanyarwanda nibura bagerwaho n'amazi meza ku kigero cy'100%. Ku rundi ruhande, hambere wabaga afite agatadowa yabaga yishoboye, mu gihe umukire yabaga atunze nibura rya tara ry'ikirahuri. Wageraga i Kigali ukabona nk'ahantu hamwe gusa niho hari amashanyarazi. N'ikimenyimenyi mu mwaka w'2000 muri Kigali nk'umurwa mukuru, 38.7% by'abari bayituye bakoreshaga peteroli mu gucana, kuko nta mashanyarazi bari bafite. Mu gihugu hose 59.2% by'abaturage bakoreshaga itara ry'ikirahure ryajyagamo peteroli, 21.1% bakamurikisha ibishirira, 13.0% bakoreshaga itara rya mazutu, mu gihe nibura 5.1% aribo bacanaga amashanyarazi ya electrogaz. Ubu nibura ingo 74.74% zifite amashanyarazi, hehe n'agatadowa no kuzunguza ikibingo. Hambere aha abagore bari barahindutse nka za ngoma z'abaporoso bakubitwa ijoro n'amanywa, kugeza aho Kagame atangirije urugamba rushya ruhanira ko nta munyarwandakazi ugomba guhohoterwa. Muribuka avuga ati umukobwa umunyarwandakazi wese ni don't touch, ndetse yongeraho ko umugabo ukubita umugore nawe akwiriye gukubitwa. Byahise bigenda biracyendera rwose, ku buryo no kuvuga nabi umugore byagabanutse, nta mugabo ukibwira nabi umugore we. Hashyizweho icyo gihe ibigo nka Isange One Stop Center bishinzwe kurwanya ihohoterwa n'ibindi. Ni mu gihe kandi abagore bahawe rugari mu buzima bwose bw'igihugu, bashishikarizwa kwiga amasomo ya siyanse, kujya mu myanya y'ubuyobozi. Ihame rya 30% rirubahirizwa. Byazamuye u Rwanda rugera aho ruba igihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko no mu myanya y'ubuyobozi. Ubu 61.3% nibo bagize inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. 45.4% bari muri guverinema, 53.8% bari muri sena, 51.0% ni abacamanza, naho 97.4%
ni abakobwa bagana ishuri, naho 73.8% ni abiga amasomo y'ubumenyingiro n'imyuga. Iyo mibare ntimuyirebe gutyo gusa, yari ivuye munsi ya 0%. Uburezi bwa bose aho kwiharirwa n'abahungu gusa. Ni nako buri mwana wajyaga kwiga yahabwaga mudasobwa muri gahunda ya One Laptop per Child yatangijwe muri 2008. None ubu ikoranabuhanga ryinjira mu buzima bwacu kugeza no ku irembo dukoresheje telefone ngendanwa, kuko interineti yo yageze hose. Muribuka telefone zitwaga Darifuru zakanyujijeho mu myaka yo hambere, uko zakundaga kugurwa n'abasirikari babaga bavuye mu butumwa bw'amahoro Darifuru. Muri 2003 u Rwanda rwasabwe na Loni gutanga umusanzu mu bikorwa byo kugarura amahoro mu ntara ya Darifuru ho muri Sudani. Icyo gihe abasirikari b'intoranwa 150 bagiye muri ubwo butumwa bayobowe na Lieutenant Colonel Charles Karamba, uwo yasezerewe mu gisirikari afite ipeti rya General Major. Akazi kakozwe neza, maze mu myaka yakurikiyeho abasirikari n'abapolisi b'u Rwanda bakoherezwa hirya no hino ku isi. Abapolisi boherejwe muri Haiti, Liberia, Sierra Leone, Sudani y'Epfo na Cote d'Ivoire. Ubu bari muri Centrafrica na Mozambique cyo kimwe n'abasirikari. Mu bice byose bagiyemo bakoze akazi k'indashyikirwa, bagahorora amahoro, barangije baranayabungabunga. Ibirenze ibyo, babasha no kubona amikoro abafasha guteza imbere igihugu n'imiryango yabo. Ubu umusirikare w'u Rwanda n'umupolisi babayeho neza kubera ubu butumwa umugaba w'ikirenga w'ingabo aboherezamo. Muri 2011 urugamba rwakomereje hanze y'u Rwanda mu bikorwa bigamije guhuriza hamwe abanyarwanda aho baba bari hose ku isi kugira ngo barusheho kwibonamo igihugu. Igitekerezo cya Rwanda Day nuko cyatangiye, maze hashyirwaho umunsi mukuru w'igihugu ahura n'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi. Isango ya mbere yabereye Chicago ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababwira ko uko aho baba haba heza kose nta haruta mu rugo, nta heza haruta u Rwanda. Bwarakeye abambere batangira ibikorwa byo gusura u Rwanda no kurushoramo imari. None ubu iki gikorwa kimaze kubera mu mijyi irenga 12 ku isi yose. Ni nako hari gahunda zindi zo gukomeza gucyura abinangiye bakaguma mu mashyamba, bashishikarizwa gusura u Rwanda bakareba aho rugeze muri gahunda zirimo nka Garuka Urebe. Ntibyagarukiye aho kuko n'abanyamahanga basobanuriwe ibyiza by'u Rwanda, babwirwa gahunda ya Visit Rwanda, cyane ko igihugu cyari kimaze kubona ko ari imwe mu nziza cyangwa se imwe mu nzira yo kwinjiza amadovize biturutse muri ba mukerarugendo. Ubu rumaze kuba ikimenya bose kuko n'urusuye atahazi neza Made in Rwanda. Gahunda yo gukoresha ibikorwa cyangwa se ibikorerwa mu Rwanda yatangiye muri 2017. Ubwo bihera mu myambaro, telefone n'ibindi byinshi. Umutekano w'u Rwanda ntuvogerwa, abanyarwanda baryame basinzire n'andi magambo nk'aya yagiye avugwa na Perezida Kagame mu bihe bitandukanye ashimangira ko igihugu kitazongera kubaho kidatekanye. Ubu u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi bitekanye ijoro n'amanywa, ku buryo kubaho umuntu adashikagurika byabaye ibisanzwe. Ni urugamba rutoroshye ariko imbuto zarwo zigejeje u Rwanda kuko bashize imyaka 30 nta ntambara, kuko inzego z'umutekano z'igihugu zihora ziri maso. N'ugerageje kuwuhungabanya zikamuhiga hasi kubura hejuru, udashizemo umwuka yisanga muri gereza. Za ntambara 1001 za Kagame uzurondoye bwakwira bugacya, kuko n'ubu dore umunsi uciye ikibu ntaho turagera, kuko ntitwavuze gahunda yo kwegereza abayobozi abaturage yatangiriye ku kwigira ku bandi uko babigenje, maze hagakorwa gahunda ibereye u Rwanda. Ntitwavuze kandi inkundura yo kunoza imyubakire, abatuye mu manegeka no mu bishanga bakimurwa mu midugudu myiza kandi iteye imbere, cyangwa se indi yo kurwanya ibyapa n'ibipapuro byari bikwirakwiye hose no ku marembo y'igihugu. Aho mu mujyi bazi uko byagenze ubwo Perezida Kagame yanyuraga i Kanombe muri cya gitondo. Ntabwo twibagiye kandi inkundura y'igihingwa kimwe mu kongera umusaruro no guteza imbere ibihingwa bifitiye runini ubukungu bw'igihugu
nk'ikawa, icyayi cyangwa se ibireti. Kurwanya malariya, sida, igituntu cyangwa se ingamba z'ejo bundi mu kurwanya covid-19 nabyo byari nko ku irasaniro.